Imana ishimwe. Urugero rwiza TV ikorera kuri YouTube, tunejejwe no gukomeza kubagezaho ibiganiro. Murakoze ko mutwereka ko tuba turi kumwe. Mwebwe n'Imana muntera imbaraga. Imana impa imbaraga, namwe mukanyongerera imbaraga kubera ko munkurikira. Uyu mwanya tugiye gusobanura ubutumwa buba bukubiye mu nzozi. Inzozi abantu bararota bagataha aho ngaho bagashyiraho ngo bagaterera iyo, ariko ntibamenye yuko bataye message, bataye ubutumwa kandi bwabagirira akamaro, bwabashoboza kwirinda, kwifata cyangwa se kugira ubuzima bwiza, bakabutaho ngaho. Niyo mpamvu twafashe umukoro wo gusobanura inzozi. Uyu mwanya tugiye gusobanura ibimenyetso umuntu ashobora kubona mu nzozi biganisha ku busambanyi bukabije. Ibimenyetso bikubiye bishobora kunyura mu nzozi, Imana ikabinyuza mu nzozi, ariko iguhishurira ko ugiye guhura n'ikigeragezo cy'ubusambanyi bukabije. Impamvu mvuga ibi, ahantu tugeze ahantu hakomeye, twugarijwe n'ikintu cyitwa ubusambanyi. Ubusambanyi mu rubyiruko, ubusambanyi mu bantu bakuze, ubusambanyi mu bantu bashakanye, ubusambanyi mu bapfakaye. Mbese ni icyorezo. Kuba utabibona nicyo kibazo, ariko ubundi kuba ari icyorezo cyo ni icyorezo. Ubundi ingingo zose dufite zaremwe n'Imana, harimo n'urugingo runguru rukora imibonano mpuzabitsina. Ni Imana yaziremye ziriya ngingo. Ni nayo mpamvu y'abantu bajya gukora ibidakorwa bavuga ngo ibi bintu n'Imana yabiremye, reka tubikore. Ariko Imana ingingo zose izirema, yagiye iziremeye ikintu runaka zigomba gukora mu gihe runaka. Ntabwo byagombaga gukorwa mu kajagari. Ubundi hariho uburyo butatu bwo gukora raporo sexuelle cyangwa se imibonano mpuzabitsina. Uburyo bwa mbere nubwo Imana yashyizeho bwitwa mariage, ariko mu Kinyarwanda kurongora, mariage. Iyi mariage ubundi ni igikorwa cy'urukundo hagati y'abantu babiri, umugabo n'umugore, umusore n'umuhungu, umusore n'umukobwa, gishingira ku bintu bibiri, kigashyigikirwa mu buryo bune. Mariage, kurongora, bishingira ku bintu bibiri. Icya mbere ni ku rukundo rw'abantu bagiye kubana. Icya kabiri ni ku bwumvikane bw'abantu bagiye kubana. Kuko abantu bakundanye siko babana, ahubwo mwebwe murakundana, mwamara gukundana mukumvikana ko mugomba kubana nk'umugabo n'umugore. Icyo gihe rero iyo bimaze gukundana mukabyumvikana, bishyigikirwa mu buryo bune. Uburyo bwa mbere, ubwanyu murabishyigikira. Icyo gitekerezo muvuganye muragishyigikira, mukiyemeza kugishyigikira. Icya kabiri, abakabiri babishyigikira ni imiryango yanyu. Aba gatatu ni igihugu, etat civil. Hanyuma hakane ni amadini. Amadini yaraza agashyiraho umukono. None iyo mariage ikaba rero iruzuye. Iyo inyuze aho hantu iba yiswe mariage sacré, cyangwa se gushyingiranwa kwera, kwemewe n'amategeko, kwemewe mu miryango, kuba kwemewe.
hanyuma ndetse no mu gihugu kukaba kwemewe, no mu itorero abasenga cyangwa mu idini abasenga kukaba kwemewe. Ariko iyo bibaye hari ubundi buryo bwo guhuza, gukora raporo sexuelle, gukora raporo sexuelle byitwa ubusambanyi, adultère cyangwa se infidelité. Icyo gihe iyo yabaye adultère cyangwa se infidelité, ni ukuvuga ngo ba bandi bakoze mariage ishyigikiwe muri bwa buryo maze kuvuga haruguru, iyo batubahirije za nshingano, umwe aca inyuma y'undi bakajya gusambana. Icyo ngicyo babyita adultère cyangwa infidelité. Hakabaho ubundi buryo bwa gatatu bw'ubusambanyi, aribyo bita fornication cyangwa se copulation. Iyo copulation cyangwa se fornication cyangwa se coit, ubwo busambanyi nubwo abantu benda umusore n'umukobwa basambana, yenda bagiye gushakana cyangwa mbere yuko bashakana, cyangwa se basambana ntibazanashakane. Iyo ni fornication. Ibyo byiciro uko ari bibiri by'ubusambanyi uko ari bibiri, nibyo byangije mariage z'abantu. Umugabo n'umugore bamwe bashyigikiwe na leta, bashyigikiwe n'itorero, ibyo byiciro umuntu akanyura ahangaha kumvikana n'undi bagakorana icyaha cy'ubusambanyi. Nibyo biriho kwangiza umuryango, nibyo byangije sosiyete. Noneho rero iyo usomye mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorintho ibice 7 n'umurongo wa 2, haravuga ngo kubwo kwirinda gusambana umugabo agira umugore we n'umugore agira umugabo we. Imana yari yabikemuye, ahubwo ikibazo nuko abantu batumva. Yaravuze ngo kubwo kwirinda gusambana umugabo agire umugore we, n'umugore nawe agire umugabo. Ngo hanyuma ku murongo wa 3 hakavuga ngo umugore ahe umugabo ibimukwiriye, n'umugabo nawe ahe umugore ibimukwiriye. Petero nawe arabyunganira aravuga ngo kugira ngo Satani atabaca urwaho akabagerageza. Imana rero idufashe, Imana itugirire neza. Hanyuma rero ushobora kurota, icyambere ushobora kurota imbwa. Ubundi imbwa ni itungo ryiza. Bavuga ko imbwa ibarwa mu bisimba bidahemukira ba shebuja. Ukabana iyo ufite imbwa bavuga ko ari inshuti idahemuka. Ariko iyo bije mu nzozi ukabona urose imbwa bije mu nzozi, menya ko uba urose nabi bitewe n'impamvu ngiye kukubwira ku mbwa. Imana idufashe, Imana itugirire neza, Imana itwiteho. Imbwa ni honnête, ariko igira akajagari muri raporo sexuelle, igira akajagari mu gusenzanya, zigira akajagari mu kubonana, zigira akajagari. Iyo imbwa yagiye mu igobe, ni ukuvuga ngo ikeneye, imbwa akazi ikeneye yayo, ni ukuvuga ngo ifite ukuntu itaka, izo muri karitsiye, izo muri segiteri zose zikabimenya zikaza aho hantu. Biriya bintu rero, ni imyuka mibi, ni imbaraga mbi ziba ku mbwa. Iyo uyirose, icyambere kurota imbwa yasaze. Imana idufashe, kurota imbwa yasaze. Iyo urose imbwa yasaze, ubusobanuro ni ubutumwa Imana ibiguhaye, yuko ugiye guterwa n'ubusambanyi ku kigero cyo hejuru. Imana idufashe, ugiye guterwa n'ubusambanyi ku kigero cyo hejuru, ku buryo ushobora gukora urugendo rurerure
ugafata indege, ugafata ubwato, ugafata imodoka, ukagenda urugendo rurerure, ujyanywe n'icyo gikorwa, nta kindi kintu kikujyanye. Mujya mwumva umuntu agafata indege akishyura itiki, akajya muri hoteli, akajya mu Bushinwa, akajya mu Buyapani, akajya mu Bwongereza, akajya ku mazi Burayi, nta kindi kintu cyera kimujyanye, ajyanywe no gusambana. Nshuti yanjye, iyo ni dayimoni, iyo ni Satani. Imana iba yagusuye ikabikwereka mu nzozi, ikakwereka urota imbwa yasaze yirukanka. Ntiwaba amaso ngo umenye icyo Imana ishaka kukwigisha. Ariko nshuti yanjye, numara kumva ubu butumwa, numara kumva iyi mesaje, ndifuza yuko wikosora. Haracyari ibyiringiro, ntabwo urarenzwaho agataka, nta nubwo uracirwaho iteka. Haracyari ibyiringiro, Yesu yakugirira neza. Icya kabiri, kurota imbwa ikurya ukaribwa n'imbwa. Kurota uribwa n'imbwa, imbwa ikaza ikakurya, ariko Mana yanjye, yaba yasaze yaba itasaze, ariko ukaribwa n'imbwa. Bisobanuye ko ni ukwambarira ubusa umuntu mutanganya agaciro. Ni ukwambarira ubusa umuntu mutanganya agaciro. Uzarebe n'Abanyarwanda baravuga ngo babona umuntu ngo yariwe n'imbwa. Yariwe n'imbwa. Impamvu ni iyi, nta yindi mpamvu bavuga, nuko aba yambariye ubusa, nuko aba yakoze icyo cyaha cy'ubusambanyi ku muntu batanganya agaciro. Imana idufashe rero. Icya kane, kurota ubona imbwa zisenzanya. Mana we, kurota ubona imbwa zisenzanya. Nshuti yanjye, hariya harimo mesaje ikomeye iteye ubwoba. Harimo mesaje ikomeye iteye ubwoba, iteye ubwoba. Buriya Abanyarwanda ni abagome mu cyigisho, mu busobanuro bw'inzozi, bwo kuroga, narabisobanuye. Ariko nagira ngo nkubwire, nongere mbigarukeho, Abanyarwanda ni abagome, abantu bo ku isi ni abagome. Ntabwo ari Abanyarwanda gusa, mbese ikiremwa muntu cyarangiritse, kigira ubugome, wibaza aho yabwigiye hakakuyobera. Ubundi agapipi k'imbwa y'imbwakazi kitwa agatobero. Igitsina cy'imbwa y'imbwakazi kitwa agatobero. Ubyumva ubimenye. Iyo umuntu akwanga, iyo umuntu ashaka kugira nabi, agutwara umwenda w'imbere, agutwara umwenda w'imbere wawe, ikariso, suvetoma, andaweya, akayigutwara. Iyo amaze kuyigutwara, icyo akora ni igiki? Nuko ayijyana aho imbwa ziri gusenzanya, akayihata, zikayisenzanirizaho. Abaguhemukiye, abaguteje shitani, abaguteje uburozi, abaguteje ubugome, nshuti yanjye, jya usuzuma iriya myenda yawe, hatazagira umugome uguhiga uyigutwara. Waba uri umugabo, waba uri umusore, waba uri umukobwa, waba uri umugore, hatazayigutwara, nawe agaguhindura, ugahinduka agatobero, ukajya umera nk'imbwa zisenzanya. Urabizi ko nta mbwa isenzanya n'imbwa imwe. Imbwa ihora isenzanya n'imbwa zose. Iyo iri mu igoma, imbwa zose zirashika. Noneho rero nshuti yanjye, numara kumva iyi mesaje, ufata icyemezo, ufata ingamba, Imana irakugirira neza, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Icya gatanu,
kurota usurwa n'imbwa y'umuturanyi, ndetse umuturanyi w'inshuti yawe ukabona imbwa ye ije kugusura, ukabona iraje mu rugo ndetse ikaba yaharara ikajya yibera mu rugo. Menya neza yuko Imana iguhaye mesaje yuko uwo mubana, kope wawe, kopine wawe, aguca inyuma n'umuntu w'inshuti yawe. Umuntu w'inshuti yawe akaba aguca inyuma n'umufasha wawe cyangwa se fiyanse wawe cyangwa inshuti yawe. Imana itanze mesaje, Imana iguha umugisha. Icya gatandatu, kurota ubona imbwa zirwana. Kurota ubona imbwa zirwana, zikarwana, ukaborota imbwa ziriho zirwana. Imana idufashe. Imana itanze ubusobanuro ko mu muryango wawe mugiye kujya mupfa ubusa, akantu kose muzajya mugapfa. Imbwa siyo zirwana, ubundi uko wabyitegereje wabonye zirwana zipfa iki? Wabonye zipfa iki? Zirarwana nyine, zigahura zikarwana. Noneho rero burya ni dayimoni yuko wowe n'inshuti yawe, ni umukobwa w'inshuti yawe, ni umugabo w'inshuti yawe, ni umusore w'inshuti yawe, ni umuhungu w'inshuti yawe, ni umugore w'inshuti yawe, muzapfa ubusa. Nk'uko imbwa zipfa ubusa zikarwana, nawe muzapfa ubusa. Icya karindwi, kurota imbwa ikumokera cyangwa se gukankamira. Ukarota wumva imbwa ikumokera, ukumva irihira gukankamira, ukumva irihira kumokera. Imana iguhishuriye, iguhaye mesaje yuko hari imbogamizi ku mugambi w'Imana kuri wowe. Hari imbogamizi, hari dodane. Imana yari igufiteho umugambi, ariko hariho imbogamizi. Hariho imbogamizi. Imana idufashe. Imbogamizi. Abisirayeli, Imana yagize umugambi wo kubakura mu Egiputa, Kubara 11:7. Ariko Imana yarirahiye iravuga ngo umunsi muzahaguruka muva mu Egiputa, ngo kuzarinda mugera i Kanani, ngo nta mbwa zizabamokera. Bivuze ngo iki Imana yagambiriye kuri wowe, ngo nta kizagihungabanya. Nshuti yanjye, nanjye nari ngusengeye kandi ngusabira. Imana niba wumvise Imana yaguhaye mesaje yuko hari imbwa zikumokera, kumva wanyura ahantu kumva ziramoka, kumva imbwa ziramoka mu nzozi. Ariko nanjye nkwatuyeho kutamokerwa n'imbwa. Nkwatuyeho ko ibyo Imana ikuvugaho bizasohora. Niba Imana ivuga ko uzashaka, nkwatuyeho gushaka. Niba Imana ivuze ko uzaba umugabo, nkwatuyeho kuba umugabo. Niba Imana ivuze ko uzabyara, nkwatuyeho kubyara. Umugambi w'Imana uzasohore kuri wowe, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Niba Imana ivuze ngo uzashingiza abana, Imana ikaba yabivuze, nanjye nkwatuyeho gushingiza abana. Umugambi w'Imana uzasohore kuri wowe, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Murabona turi muri sosiyete iri kwangirika, yangijwe n'ibyo byose, ariko Imana ibagirire neza, Imana ibiteho, Imana ibashoboze, kandi Imana ibahe kumva aya magambo no kumva ubusobanuro. Icyo gukora mu gikore, mwikomeze ku Mana, mugirane ubucuti n'Imana, wihana ibyaha, uhindukirira Imana. Imana murabana neza, kandi ijambo ry'Imana nk'uko ryatubwiye mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 4, aravuga ngo uri muri twe aruta uri mu bisi. Kristo naza akabana nawe, ubwo budayimoni bwose ntacyo buzagutwara. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen.